Reka twongere tubahe ikaze mu mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande. Reka ngushimire wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora. Uyu niyo mwanya mwiza kugira ngo uyikore. Naje nk'ibisanzwe tukaba tugiye kuganira n'umukobwa. Uyu mukobwa ntago ari ubwa mbere mumubonye kuri kamera ya Yawe TV, ubu ni ubwa gatatu ajeho. Ndabeshya Dave. Reka tuguhe ikaze rero niwe tujye kuganiraho. Reka wowe ngushimire wowe ujye gufata umwanya wicara urebe kino kiganiro. Respect to you. Dave yabite? Ni byiza. Amakuru yawe? Amakuru yari meza. Iminsi myinshi cyane. Noneho ubu uri warabuze. Ngo mvuye hanze ariko. Urabona nasa n'abavuye hanze se? Byarakomeye pe. Ariko umeze neza nawe. Kintu mbaye? Ugize busy. Status nizo ureba zonyine. Ntukinyandikira. Turapfa iki? Twiyunze. Turiyunga uko biri kose. Okay. Hanyuma se iminsi myinshi ngo rero waragiye hanze ariko. Cyane. Iki kigo rero waragiyemo? Nagiye kwa Obama nyine. Ko Obama hehe? Ko tuzi ko kwa Bushombe cyangwa ko Bushombe nawe afite umwana witwa Obama. Wasanga. Obama niwe wari warigiriye. Okay, reka twongere tuguhe ikaze rero kuri kamera za Yawe TV. Dore wabaye inshuti y'abakunzi ba Yawe TV. Ariko ngo baranyemera. Ntabwo bizi se ujye ubona muri comment. Bakunda uburyo ubaganiriza, bakunda uburyo bageramo inama, bakunda uburyo utanga ubuhamya bwawe, wigisha benshi. Niyo mpamvu rero gusa umuntu ugerageza kuguha ibyo bintu urumva utamukunda. Cyane ibyo kabisa nanjye ndabakunda. Hanyuma se mu minsi isanzwe cyangwa se mu buzima bundi bumeze ute? Mba umeze neza. Ubona ari kumeze neza nta kibazo. Okay. Hanyuma rero uhiruka hano gusaba imbabazi wa mujama mwari mugiye kubana, unabwira abakunzi ba Yawe TV ko wahindutse, ko udagikora bimwe mu byo wakoraga kera bitaguhishaga icyoro cyangwa se byagushaga insura mbi, byaje no kukuviramo kudakora ubukwe bwawe burapfa neza kubera ibyo wakoraga. Hanyuma rero waje guhinduka umeze neza nta kibazo. Meze neza narahindutse, ibyo ntago nkibigenderamo, nubwo nkibyibuka nta n'umwanya mbashaka kubiho. Hanyuma rero Devia, umuntu ashobora kwibaza, hari abantu bamumagaye nka batatu bambwira nti se Devia ko yakoraga bira ubuzima yarabayemo, ese kugira ngo abikore bira bintu yarasanzwe abikora ko yaje Kigali akahita akora uwo mwuga nta kindi kintu abanje gukora, cyangwa n'ubundi yarafite ahashize hiwe n'ubundi hari ukuntu hari hameze ntabwo yarashobotse. Se Devia, ushobora kugerageza kutubwira hahise hawe mbere yuko uzi Kigali ho gato, byari bimeze gute mu rugo? Wari umukobwa umeze gute ko waje ukahita winjira mu kazi k'uburaya mbere? Urumva bisa nk'ibintu byakoroheye cyane. Mu rugo ho byari bimeze bite mbere yuko uzi Kigali? Ni Kigali turaza kuza kuhagera, ukimara kuhagera ariko banza utubwire mbere yuko ugera i Kigali mu rugo byari bimeze bite? Ngiye ko nabaye ka mujyi kuva kera, no mu cyaro naratwikaga nkimanukira. Mu rugo rero ukuntu nari imeze ntarazi Kigali, mu cyaro mva naho rwose naritwikiraga, wagira ngo nari ka mujyi. Nari ntashobotse n'ubundi mu mamesa. Niko bavugaga. Uko byari bimeze noneho mu rugo ari akantu kigeze kuba mu rugo, nubwo naje i Kigali nyine nkakora buriya buzima nari mbayemo, ariko mu rugo twari twifashisha. Papa yari afite amatungo, imirima, mbese nta kintu twari tubuze, ariko nyine kubera ko akarenge kataguma hamwe nanjye shoki iyo umujyi ndavuga ati nanjye nkajya i Kigali. Muri make mu cyaro ntabwo wari woroshye. Hari abakobwa baba babaye mu cyaro ariko basa nk'ababa bameze nk'abantu babayeho ukuntu butandukanye n'abanyacyaro, ukabona wenda wambaye ibintu ku buryo buri muntu wese wo mu cyaro akivuga akakureba akavuga ati akazunguza umutwe. Abakecuru se n'ubazi cyangwa abasaza ngo ndorera noneho imyambarire yambaye. Twe iwacu ntacyo twari tubuze pe.
nirwaga ndeba televiziyo nkareba abo mu mujyi ukuntu babayeho nkisanisha nabo nkambara utuntu tugeze hano mbese nyine n'abantu twagendanaga nabo abana ntabwo ari abana nyine bari bakuze nyine ariko bakabona ko mfitemo akanyamugi kandi do ntarakoza n'ikirenge kigali ariko nari nabaye Kamugi umundi kera Devia ko yagiraga ubukoryo bwinshira guturuka mu cyaro yaratwikaga ikintu nigeze gukora batuzaniye umukozi noneho umukozi aza nawe nyine afite irari yari afite irari ryinshi kandi no mu cyaro buriya nakundaga amafaranga narakundaga pe bazanye umukozi rero warakuraga ntabwo nabyita nko gukura se mu cyaro ubundi gukura bibahora buriya baranabizi iryo jambo bararizi kuko hari abantu bakora ingendo ziva Kigali basubira iwabo mu cyaro cyangwa se barahabaye ubuzima bukanga bugasubira mu cyaro nibo bazaniye terime nyine ngo ni ugukora batuzaniye umukozi nyine wabonaga yuko afitemo ibintu by'irari nawe noneho yajyaga akunda kundeba ukuntu niyambariye nyine ukabona harimo akantu ka rukuruzi nyine tu nanjye ndimo kumukurura imwe rero yahembwe ndangije sinzano nari mvuye icyo gihe ngeze imbere y'umuryango nsanga yahembwe ndamaze ayo mafaranga yakwiheye ngo bampembye mwatsemo 2,000 ariko bitewe n'ukuntu yari yanyishimiye yabonaga ikibero yaguyemo neza mbona mpaye ibinote byose bamuhaye nticore wa musore wanjye ubasigaranye iki yose aranyihera nanjye rero nta bindi ni uguhita niciraho nyine ngenda mbyinira ku ibaba ako niko gakoryo nakoze cyane pe ikariso se yoroshye narayimweretse nyine ku kundi kwezi bamuhembye nanone nabwo bari bamuhaye amafaranga meza atubutse ko nawe namubonye nyine agakoryo kiwe nawe kamubaho yatuye nzayamurya pe yari yabonye ikibero noneho namweretse ikariso nta mikino kuko warakundaga amafaranga cyane kugeza naho wiyambura ukerekana ubwambure bwawe kugira ngo baguhe amafaranga oya ntabwo niyambuye koko mana sikumva nakwiyambura hari ubundi buryo buriya nabikozemo shaka ko mena ibanga ikariso yarayibonye uravuze ngo mu kundi kwezi hari ukuntu wagerageje kumwereka ubwo bwambure bwawe ukundi kwezi yo kuza none kuko ukwezi umeze yagendaga ashira aza wagendaga unarushaho no kugerageza kwerekana ibisumbiyeho noneho ukundi kwezi wari kugerageza kumuha iki umva ubwo nabyo nari ndi kubipanga biraho hafi hanyuma se Devia wumvaga nta kibazo ufite ku buryo umuntu w'umukozi ukora aho ngaho umwiyereka gutyo muri ubwo buryo nta kibazo byari biguteye cyambere n'amafaranga cyane numvaga nta kibazo bineye kuko nta nubwo yigeze ankoraho nta nubwo yigeze agira gutya n'agatoki wapi kwirebera gutyo gusa Devia wo mu cyaro hanyuma rero tuvuye mu cyaro uje i Kigali ho gato turi kuvuga ya minsi yawe ya mbere uje i Kigali bimeze bite naje i Kigali nyine nawe urabyumva byaragiye birarenga biba gushumika noneho nagezeyo bitana n'abakobwa nyine b'abanyamujyi basirimutse banyigisha umujyi noneho nkwiga risumbuyeho ndawuvimvira koko nkomeza kwiga nyine byinshi birushijeho nyine nuko naje gusanga nyine nisanze muri ako kazi ariko nyine na mbere yaho ntarava mu cyaro buriya Devia uko mumureba gutya akora amadega menshi pe rimwe nanone nigeze gukora agakarya ajya bayavuga ngo ni ibiyobyabwenge
biriya batumura. Noneho ngewe rero nabiriye mu biryo. n'ikintu urumogi ni iki? Mbanza ari urumogi. Ariko icyo gihe ukuntu nabiriye nari nabuze apeti. Noneho hari umuntu wari wambwiye w'umunyamugi nawe nyine wari waje mu cyaro. Ambwira ati rero ndabona nta peti ufite, kankurangira umuti ngo n'uw'inzoka. Ko niko bawita. Reka nkurangira umuti w'inzoka. Ati nanjye rero nkawushaka. Nta muti umeze ute? Arambwira amafaranga ndayamuha, arakanzanira nkashyira mu biryo. Gutya gatonya nshyira mu biryo ndarya. Baza ati niki cyakurikiye? Nagiye mu isi yanjye muri paradisi. Yesu we, numvaga nabyibushye. Nureba uko nguko ndi mutoya. Ayaya, nayo niyongeyeho ibiro, niyongereyeho ibinyama. Kwa kundi musenge avuga ati Imana iguteyeho umubiri, iguteyeho inyama. Nanjye rero numvaga abana y'inyama. muri wandise nta hantu numvaga duhuriye. Numva n'aka kajwi kanjye numvaga nabaye nagizwe ijwi ryiza. hanyuma rero nyuma yaho n'iki wakoze n'iki? Nyine ikintu cyambayeho naragiye njya mu cyumba ntangira kumva umubiri ushyuhirana. Ndashyuha koko ndatura. Agenda nkufatiye amazi. Icyaka cyanyishe numagaye. Nanyweye ka litiro 5 k'amazi. Ubwaho ndi kuririmba. Ndaririmba naryamye amaguru nayashyize ku bikuta. Mbese ndumva ndi muri paradizo yanjye. Ku buryo mu rugo hari undi mukobwa yavuga ati yasaze. Yabaye iki? Ariko tukaba twasangiye nawe. We none hari gusinzira. Ariko akajya yumva ibintu ndimo ntibishoboka. Wumve ngo icyo gihe n'ubu iyo nkibutse numva rwose nakwikubita. Bitewe n'ibintu nakoze. Ariko ntabwo wakimvisha uburyo numvaga ameze. N'ubu iyo mbitekereje. Buriya iyo wakoresheje kiriya kiyobyabwenge wumva uri mu isi yawe uhita utekereza ibintu bazi yuko utanibuka. Wowe uhita ubyibuka. Niriye jambo nyuma y'uko uvuye muri iyo si yawe watubwiye, niriye jambo waba waravuze ku buryo nawe uriye ukavuga ati amagambo navuze bambwiye ati nanjye ubwanjye sinjya nemera ko nayavuze? Ni ukuntu bambwiye ngo nararirimbye kandi nzi yuko nta nijwi ngira ryo kuririmba. No mu bintu buriya n'amaguru mu birere n'amazi nanyweye, icyo kintu ntabwo nyankemera. Njye nanyweye litiro 5. Ese uzagiye muri aka kada? Nibyo bintu byanshanze. N'ubu iyo babimbwiye sinshaka kubyemera. Se ntago iyo ngo umuntu ngo abinyweye sinzi ngo agira inyota yo kongera kubishaka. We ntago wongeye kuba warushaka ngo urunywe? Oya, njye ntabwo nigeze nongera kubishaka. Kuko erega ni ibintu bibiri koronike. Iyo ubyimenyeje bikugira koronike. Urumva njyewe nabimweye mu rwego rw'iki? Rw'umuti gutsirika inzoka. Inzoka yanjye narayitsiritse kuva uwo munsi. Naryaga nk'inzihiye. None ndagenda ndakubyibuhira. Aho gati kabisa wa muntu yankoreye kire. Bivuze yuko icyo gihe wari ubyibushye. Warabishakaga se kubyibuha cyangwa? Nyine ntabyo nashakaga. Ntabwo nashaka kubyibuha. Ariko bariya kubyibuha biriza. Nese byaje wabyangira. Ukora na siporo bikaza. Ukora iki? Bikaza. Ntibishobora kugenda. N'umutari woroshye mu cyaro de. Yewe ntago nari noroshye ngenda arenze. Zaraje ati ngomba kumurya amafaranga mu buryo bwo kumwereka ubwambure, mu buryo bwo kumwereka ikibero, mu buryo bwo kugira ngo mvure inzoka neza winywera urumogi. Ninywera urumogi pe. Cyane pe. Sawa se kumbona hatari horoshye Dave. Niki byakwigishije? Ibintu byanyigishije ni byinshi. Buriya umuntu rega iyo ari umwana akora amadiga menshi. Ariko gukura hari ikindi byongera. Hari byinshi usobanukirwa, hari byinshi wiga kumenya icyo bimara mu buzima. Rero urumva ibyo ngibyo byaranyigishije. Niki cyaba cyarakwigishije cyangwa se reka nsubiyeho gato inyuma. Cya gihe umukozi yazaga mu rugo ntago bamenyaga ibiri kuba hagati yawe n'umukozi cyangwa? Oya ntago bigeraga babimenya.
uko byanabaga nta muntu uri mu rugo usibye umukozi. hanyuma rero watubwiye ko wakundaga amafaranga, ni izihe nzira zindi waba waraciye muri icyo gihe kugira ngo ubone amafaranga? Noneho muri ubwo buryo umukozi araje, ugize impano yabonye muri ubwo buryo bwo kwerekana ibyo ngibyo, siko twabyita kugira imana. Imana ntabwo yagufasha gukora ibyo bintu. Wenda siko nabyita, ugize amahirwe yawe yuko umukozi aje akaza yakwihera, mu bundi buryo se wayabonaga gute? Njyewe oya ego ko mana yanjye reka njyewe nubwo ngubwo nari mbyize, kuko buriya baravuga ngo ngo ni imboga zizanye. Ubu umukozi nyine ari yizanye, niwe watumye nyamurya. Ijisho ryo yandebaga, nanjye hari icyo nkeneye, twese nyine twanganyije ubwenge. Ntabwo wari ufite papa si yo kubikora, ariko warabuze abo bikoreraho. Oya, ntabwo ari ukuvuga ngo nawe narabuze abo mbikoreraho. Uko nguko namwatse bibiri nibyo nari nkeneye. Noneho rero mbona mpaye ibifaranga byose. Wahisemo noneho kumuvuga ngo nzakwereka ikariso ubutaha. Bitewe nuko nawe yari ameze. Ko najyaga numva mu baturanyi akavuga abandi bahungu baganira nabo ngo njyewe nyine uko kundi bitaka nyine abahungu ibiki n'ibiki. Bati niyo papa ufite, nanjye ndaje nkwereke. Nuko nyine nanjye ndamwiga, ndamuminuza. Nyuma yuko ibyo byose bibayeho, nyuma yuko umaze kumukura, waje kubyitwara mode? Ntago navuga ngo ntago nigeze ngwa mu mutego wiwe. Oya, byari ubwo nyine yashimishaga amaso y'indi wundi. Se waba warabikoze nyuma yuko ubonye amafaranga? Oya, nta wundi rwose. Aya nta wundi nigeze mbikora. Ese ko n'iwacu ntacyo twari tubuze, usibye nyine ka kantu kaba kazakubaho. Nise ubwo urumva nabitangiriye mu cyaro, nongeze i Kigali umva ibyo nakoze. Byose bikoresha no gukunda amafaranga. Okay, hanyuma rero nicyo wagira inama, reka dusoze tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nicyo wasoza ugira abakobwa bakunda amafaranga, ibintu nk'ibyo? Abakobwa bakunda amafaranga rero nibige gukorera yabo. Imana yaduhaye amaboko ngo tuyikoreshe, ntabwo yaduhaye ikibuno cyangwa isura nziza hengo gutera neza ngo ari byo tubyaza umusaruro. Oya, koresha amaboko yawe. Sinzi ukuntu nabyita, hanze ubundi iyo umuhungu ajya gusohokana n'umukobwa barasohoka, iyo bamaze gukora wenda biyakiriye, umuhungu yishyura ukwiwe n'umukobwa akishyura ukwiwe. Sinzi rero ukuntu hano mu Rwanda nabyita, ariko ndumva ari byo bikwiriye. Umukobwa akihesha agaciro kugira ngo yiyubahe, hatagira undi umukoresha. Kuko kenshi abahungu cyangwa abagabo babakoresha ari uko nguko. Nk'umuhungu akakubwira ngo ngwino usure, uramwaka itiki. Umugabo ngwino usure, uramwaka itiki cyangwa uramwaka ibindi. Wakoresheje amaboko yawe ko Imana yaguhaye harimo imbaraga kandi yakubyarira umusaruro. Si byo bakobwa? Mwige, please mwige kwiyubaha no kwiyubahisha. Ndumva ibyo nabwira. Wakoze kubana natwe. Hanyuma rero turagira ngo ugire igisozo ubwira abakunzi ba Yawe TV muri aka kanya. Ibi bintu ubuzima bwanjye bwose nababwiye, nubwo mbamo nyine bwa buri munsi, si ubuzima busanzwe ahubwo nibyo nkora. Ndi umukinnyi wa filime, nkinira kuri Smart Guys TV, wanyarukirayo ukareba byinshi dukora. Cyane yuko abakunzi bacu badusabye gutegura seri rero twayibazaniye nziza, yitwa The Best Revenge. Ni filime irimo inyigisho zose tubamo mu buzima busanzwe. Ndabibakumbuje ntimuyicikwe. Episode ya mbere yarasohotse, ndabinginze munyarukireyo murebe, ko ni byinshi tubafitiye. Harimo komedi, harimo izo seri n'iyindi mishinga myinshi tubafitiye tutarabashyirira hanze. Mu minsi izaza tuzaba dutwika ariko tukimanukira. Ni ukuri abafana bacu turabakunda, abatureba bose turabibashimiye, ariko please munyarukireyo mukande subscribe, like na comment, birakenewe.
tugushimire cyane Devia umwanya ugenda utubonera ukaganiriza abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abandi bari mu bihugu bigiye bitandukanye. ya murakoze cyane Okay. cyane utari munyenera nzagaruka nirutema ikirere